uri Yo wibagiye ibintu wakoze sha iki sinakoze wacyana sha kagakobwa kabandi wateye Yesu we ako gakobwa si kabaye iki wacyana ngende Teka ye. nateye agakobwa kabandi nda yapfuye kabaye iki mbwira ikintu cyabaye Ambwa umusaza we yarakaye n'abaturage bose barakaye ngabaturage Jesus. barakaye ariko umusaza we niwe birengejeho yabaye nk'intare sha igiye kurya urukwavu rw'isiha wa mu gitondo rwose ona musaza we si yantwariye Teka ye rwavumu ye ugira ngo ndimo kubeshya musaza we ngarange wari ukubesha cyane uko bagufunga God have mercy upon us. kana nagukupe ndikumva uri kuvuga ibintu by'ububwa umukinga arankubye sha iki ngiki cyo barakizi kana nigendere sha nabayeho mbabaye ibyishimo nabyo banyifatizo nishima birandenga impano zizamuke ariko umusaza urengeje yabaye nk'intare ngiye kwiruka tu Teka ye gutakirukanka unsige se n'ukuntu byibushye ugiye kubona ko mfite umudari muri marato kanze sha ubwo nunsiga ndaba natakiri kene kubona nutse gutyo suri kugira ngo ninagusiga nubwo mbyibushye ariko ntanagusiga tu aturebe yasha no wateye mushiki wanjye ndukamwihaka bari kumbeshera n'umunini naba naramutenda wo nta kintu wantwara peti reka nze wereke ko ndi kenisha ariko ugiye kwemera ko wateye mushiki wanjye kubera ko nayimuteye wantwara iki Teka ye cyane impyiko zigeze impyiko si wantwara aya mafaranga azatunga mushiki wanjye